wari wareba match y'umukeba yewe umwataka yaguze bita Singani uramuzi kuva nabe maze imyaka 29 match ya sport mbego nyigemo nizira ryane ukubwira ngo bareka buvaye mwici kwa gatandatu ariko nguzaza kwa gatandatu Rasmus ati ibitego bitatu. Yes, nubundi ngira ngo murabibona neza aho ngaho n'abafana ba APR aho bari bavuye kuri match nubundi yabahuje ni equipe ya Gicumbi. Equipe navuga yuko nubundi ari equipe baraye batsinze cyangwa se ari umukino baraye batsinze ibitego 2-1 aho yari match ikomeye cyane rwose, yari match y'umuriro abantu bavugaga yuko APR igiye kuba yahagwa nubundi muri rusange. Ngira ngo nimba muri kubona neza abo bafana amagambo bari kuvuga, ngira ngo mwakomeje kugenda mwumva ibyo bavuze, bagiye bagaruka byishane bye bitandukanye bavuga ngo kwa kangahe kwa gatatu sorry, equipe ya Rayon Sport ifite match ikomeye cyane izahoramo n'ikipe ya Singda Black Star, equipe yo muri Tanzania rwose aho bizaruzambikana n'ubundi azaba ari imikino utoroshye habe na gato, azaba ari umukino ukomeye cyane, azaba ari umukino navuga yuko uzaba wafashe indi ntera bitewe n'uburyo bizaba bikomeye. Aba bakinyi rero bakomeje kugenda bavuga yuko equipe ya Rayon Sport izatsindwa ibitego byinshi cyane, izatsinda ibitego bitari bikeya rwose bitewe nuko ngo equipe bazabahanganye ari equipe izabikomeye cyane mu buryo utoroshye habe na gato, ari equipe y'igikura nkota ku mugabane wa Afrika hose muri rusange. Birumvikana yuko rero ibi ngibi biri kuvugwa n'abafana ba APR kubera ko ari abake ba Rayon Sport n'ubundi ni ngombwa ngo babivuge, babikenewe yuko bagomba kubivuga kubera yuko nago babifuza yuko equipe ya Rayon Sport ishobora gutsinda gikundiro y'abanyarwanda muri rusange. Birumvikana uyu mukino wa APR ku munsi w'ejo wabaye ingora bahize bitewe nuko equipe ya Gicumbi yazonze cyangwa se yahagamye equipe ya Rayon Sport ndetse n'abafana ba Rayon Sport n'abafana ba APR bakomeje kugenda bavuga yuko bagomba kugira gutya bakaba bazana undi mutoza bitewe nuko umutoza bafite nta kintu kirimo, ndetse bagomba gukora impinduka mu kibuga muri team cyangwa se muri equipe ya APR ikomeje gukina hano ngaha. Yari yahujwe n'umukino wari wayihuje na equipe ya Gicumbi n'ubundi football club. Ni ibintu bitoroshye habe na gato byaraye bibaye, abafana mwakomeje kugenda mubona mu video ndetse n'iyo video twacishijeho hakuntu bari bagiye bisararanga cyangwa se uburyo ki bari bagiye bavugamo ibintu bikomeye cyane muri iyi mikino. Gusa icyo nababwira nuko hari imikino igiye itandukanye ndetse equipe ya Rayon Sport yakomeje kuba yagira gutya ikagira ikitegura equipe ya Singda Black Star, equipe ikomeye cyane rwose bigiye kuba byahangana muri iyi minsi cyangwa se ari nawo mukino witezwe n'abantu batari bakeya, ari wo mukino witezwe n'abantu benshi. Bivugwa yuko n'amatike amwe namwe yamaze kuba yashira bitewe na revo nyine y'iyo tike igiye ko ziri kugenda zigurwa n'ubundi hano ngaha kuri uyu mukino equipe ya Rayon Sport. Reka mbareke rero mubanze mwumve iby'aba bafana bari kuvuga hano ngaha, ndabashimiye cyane gusa mbifuje kugira ibe byiza ndetse no gukomeza gukurikirana iyo bita PIPI KATI TV dukomeza kugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye, amakuru y'imikino, amakuru agezweho, imyidagaduro ndetse n'andi makuru agiye atandukanye agezweho muri rusange. Ni Mr Irene, ndabashimiye cyane mukomeze kugira ibe byiza na hamukanya. igitego bakita avec moi icara wige niko bakita ubwo se avec moi bisobanura bivuze ngo icara wige mama cyangera n'ibitego urabona ko dutsinze ariko ikintu nisabira umutoza nambabarire equipe ayipanga neza buri mutoza dufite abakinnyi ikosa akora nuko ahengeka abakinnyi naho ubona ikintu kirahari hanyuma yitwa Nyabugogo hagati mereze mikoro Nyabugogo byose ni kimwe nta kibazo reka nyigufatira Nyabugogo uriyumvute Musicyo navuga cyo niki haba umutoza arawaya ngo iki haba umutoza arawaya haba abakinnyi barawaya umukinnyi uhembwa amadovize amafaranga, umukinnyi uhembwa amadolari, umukinnyi uhembwa amapawundi mu mapawundi oya none ikipe ntabwo akinyenza kandi yatsinze yarangiza agakina ariko ikipe yatsinze ikipe yabanje kusobagura ikipe yasobaguyeho ikipe yakunyayeho Gicumbi gutsinda Gicumbi abafana ba Apr twese tukiterera hejuru gutya ahubwo ndatabaza genda tabaza urwego rukuru rushinzwe abagenzi ba Apr urwego rukuru
rushinzwe ekipe ya APR muri rusange rurimo Apange CDS Mubaraka Muganga rurimo Mubaraka rurimo Kabarebe rurimo ndetse n'abandi bakomeye mu gihugu ndetse na nyakubahwa perezida wacu w'igihugu cyacu ibi bintu none turagowe turagowe ikipe ifata ubufa uretse gato ikipe ifata indimu igafata imiteja ikayicuruza iri gutsinda iyo ni iyihe iyo siporo none ikipe ihembwa muri guverinoma turatsinda twasabye none se ikibazo abakinnyi ni bakomeye abakinnyi barakomeye ahubwo ubwo ikibazo dufite reba muri kamera neza ubwo ikibazo dufite tugiye kugurisha abakinnyi tugura umutoza cyangwa bazagurisha umutoza bagura ubwo kugira ngo ibintu bigende neza dukine neza tumere neza tugiye kugurisha abakinnyi tugura umutoza ariko APR nayo yanatsinze ikipe abanza gutsinda oya njye ntabwo mbibara gutsinda kuko Gicumbi ufashe Gicumbi papa nimbuzi nimbubizi ikipe imaze gukina imikino irenze 10